Twongeye kubasuhuza, tugiye kureba ukuntu wakora account business ukayishyira professional account. Iyi professional account yawe ibonye amahirwe yo kuba ibaye private, ni private niko twabyita, ivuye public, ku buryo nta muntu n'umwe wazajya abona ibyo washyizeho. Account nyinshi ni public, account nyinshi ntabwo bazi gukora private. Nongewe uyu munsi nshaka kubereka uburyo wakora private account. Nta handi turaza kuri profile ya account yawe. Iyi ni account yacu, tuza muri setting kuri utuntu dutatu dukande. Nta handi rero tuza kuri setting yacu twinjira. Izi setting yacu ibiyigize harimo za foreign beauty friend, notification, business, harimo private. Iyi niyo private account abantu benshi bazi. Iyi private account itandukanye na personal account. Iyi private account ni account ya private, umuntu ashobora gukanda umuntu akajya abona abafollower be ariko atabona post ziwe. Hakaba n'indi private account, sibyo? Ingi ushaka nabwo business account can be private. Niko bakubwiye, iyo business account yawe iri business account ntabwo ishobora kuba private. Ingi baranabigosobanura hano. Nimba ushaka ko account yaba business iba private, genda switching kuri personal account. Niho tugiye kwerekeza natwe. Turasubira inyuma yacu hagati, tumanuke hasi tujye kuri account yacu, niho turemeza. Kuri account yacu turamanuke turi ahangaha, niho bari kubitubwira kuri bino by'ubururu ati switch account type. Switch account type niho uswitchingira ukaba kuri business account ukajya kuri personal account. Tuhakande turebe. Switch to personal account, switch to creator account. Twebwe dushaka ni kuri personal account kugira ngo iyacu ibe private. Turahita dukanda kuri personal account, switchinga kuri personal account. Dore ngibi baba bakubaza n'akabazo ati urabishaka n'ibintu byinshi nyine, ubizaba permanent biveho n'ibindi. Dore ngibi ushaka wabisoma. Twaswitchinze. Dore n'ibi murabona byabaye. Ukagaruka kuri Instagram yawe. Ahangaha niyo umuntu agusabye ubushuti, asabwa ubwe gutegereza. Ubwe azaza abanza ategereze kugira ngo umuhe ubushuti. Account yacu nimba yabaye private, tugiye gusuzuma koko nimba yabaye private. Turaza n'ubundi n'ibisanzwe kuri utu dutatu, tugiye muri setting. Tuza kuri private noneho. Ahangaha twemerewe gukora private. Ahangaha barimo batubwira ati switch to private, only your follower will be able to see your photo and video. Umuntu wenyine muri iyi nshuti wenyine niwe wabona post zawe z'amafoto na video. Umutari inshuti yemerewe kugusaba ubushuti agategereza n'ibyo bita request. Switching to private. Ubungubu ni private account yacu. Tugasubira inyuma. Dore ahangaha yasaza agafunguzo. Account yacu ubu ni private. Switching account tujye kureba koko nimba yabaye private. Turaza muri setting, sibyo? Tuze dusakingemo turebe.
nkayibonye this account is a private, iyi account ni private. Ubu ngubu ntabwo nabona post zibi kandi murabona ni post 9 niyo nakandaho habe, followers ze niyo nakandaho ntacyo nabona, na following ze ntacyo nabona habe nubwo namusaba ubushuti. Dutegereza paka anyemerere cyangwa anyangire. Ifoto yo nemereye kuyireba ya profile ariko nta kundi byagenda. Mwebwe nimba mushaka account yanyiba private ugende mubigerageze nta kibazo, niba ukubona biguhiriye uzanshimire nyuma utibajije subscribe, share na like.